Shalom shalom, ubuntu n'amahoro by'umwami Yesu bibane namwe mwese aho muherereye hose. Dushimye data wa twese kuri uyu munsi mwiza aduhaye kugira ngo dushobore gusabana nawe mu gusobanukirwa kwimbitse, kubaka, kuvura, guhindura, kuko ari we muti, aduha umuti kandi uwo muti ni ubwe utuma habaho gukira kuzuye kuva ku Mana. Ndagusengeye kugira ngo uyu munsi buri mvune yose ufite imbere n'inyuma uruhuke, ukire, uvurwe, ubone impinduka iva ku Mana ubwayo, ukorweho wese mu izina rya Yesu Kristo. Data nta gereranywa, kuko urukundo rwe rwadutandukanije n'ibya kera kugira ngo ruduhuze n'ibishya bihari uyu munsi wa none, ariyo cyo twahindukiye ababwiriza kugira ngo duhishurire isi icyabaye, mbese umwanzuro w'iby'Imana yamaze gukora, the conclusion of God. Ntabwo duhamagarirwa kuzanamo ibitekerezo, ahubwo tuzanwamo kwerekwa ibyiza bitagira akagero byakozwe ngo bihishure umutima w'urukundo w'Imana, ibikora ifite muri wowe igufite muri yo nk'ibiteke muri wo, ifite muri we iyo ubwayo wowe igutekerezaho. Ibyo bintu byose yabikoze kuko yagutekerezagaho muri yo ubwayo. Iyo umuntu amenye uyu mwanzuro udasa n'indi myanzuro yose y'Imana, aho ntacyo wakongeraho. Muribuka mu muhanuzi umwe wavugaga ngo ni mu byahishuwe yuko iyo afunze ntawe ufunga, kandi yafungura ntihagire ufunga, yafunga ntihagire ufungura, yuko ari uwiyita amen igihe yishuriraga Yohana. Ukuri kuri ngo icyo yafunguye nta wagifunga, kandi icyo yafunze nta uzagifungura. Ubundi uko niko kuri, n'iki yafunze kandi n'iki yafunguye. Mariko igice cya 2:22 turi kubona ngo kandi nta usuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje, wagira atyo vino yaturitsa iyo mifuka, vino igasandara hasi, imifuka ikononekara. Ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mifuka mishya. Iki kintu cyitwa vino y'umutobe isukwa mu mifuka mishya ni ngombwa ngo ucyumve. Arimo atwereka ko ntabwo ibya kera bijyana n'ibishya, ntabwo ibya kera bigendera mu bishya. Kristo Yesu ari we bugingo bwacu, ari we mwambaro mushya, ari we byo kurya bishya, ari we buzima bushya, ari we bwenge bushya, ari we mwambaro mushya, ari we mbaraga nshya, ari we gukiranuka gushya, gucungurwa dufite. Kristo Yesu arimo avuga ngo vino ye nshya ntabwo ikwiye kuvangwa mu mifuka ishaje. Now, n'iki bivuze nanone?
imifuka bivuze icyakira, ikintu cyakira cyangwa se kibikwamo cyangwa se gisukwamo. Vino ari kwerekana we icyo atanga cyangwa se icyo uwo mufuka ukeneye kubika. Mwibuke muri audience ye, audience no kuvuga abo yabwiraga yari afite imbere ye, yari arimo agerageza kwigisha abayahudi ahangaha. Agerageza rero kubereka ko bo bameze nk'imifuka ishaje ishaka kwakira vino nshya, ari byo we yigisha cyangwa atanga. Ari kuvuga ngo igihe cyose mugituye mu myumvire n'imitekerereze ya kera, mugishaka kugundira idini n'imikorere yaryo n'imihango n'imigenzo yanyu mwahozemo, ntibyakunda ko mwakira inyigisho zanjye, ntibyakunda ko munyemera. Ibyo bintu bimeze nk'imifuka ishaje bidashobora, bidafite ubushobozi bwo kubafasha kwakira ibintanga. Kuko niba ibintanga ushaka kubyakira mu bya kera, hazabaho gusandara no guturika no kwangirika. In fact bizagongana, habeho kuvangirwa gukomeye. Arimo avuga ngo rero burya kugira ngo unyumve ni byiza ko habaho to unlearn, ko ibya kera bigenda. Iyi niyo process ikomeye, unlearning. Urumva kuko umuntu hari ibyo aba yarize mbere kandi yemejwe mutima yo ko ari byo. Yesu kuza akavuga ngo ninjye kuri, ngo ndibi, abayuda baramurebaga batari ku uyu muntu uko si ukwiyemera gukabije. None se ushatse kuvuga bajya bambwira bati uruta sogokuru Yakobo, wa mugore wari kwiriba, bavuga ngo uruta sogokuru Yakobo wafukuye iriba akanywa amazi ye we n'abana be n'amatungo ye. Aravuga ati se ku kindi gihe barambwira bati ariko se wowe uruta sogokuruza Aburahamu. Ubundi bakavuga ko birata Mose, akavuga atari ibyo abo bose wowe Aburahamu atarabaho ndiho. Urumva byari bibagoye kwakira ibishya, vino nshya yarazanye. Vino nshya yasanze hari imifuka ishaje, kandi iyo mifuka ishaje ititeguye kugenda no kuvaho. Iyo mifuka ishaje ikaba idafite ubushobozi bwo kwakira vino nshya. Yaravuze ngo imihango n'imigenzo byanyu bituma ijambo ry'Imana rihinduka iritagira umumaro. Mwiziritse mu mihango n'imigenzo ya kera ituma ijambo ryanjye mutaryumva uko narivuze, mutaryumva uko riri, mubyumva uko muri, aho kubyumva uko biri. So kubera iki? Kuko niba mugiye kumva ijambo ryanjye uko riri, bizasenya ibya kera byose. Bigomba gusenya ibya kera byose, hakabaho gutangira bundi bushya. Nushaka kumva ubutumwa bwa Kristo Yesu, ubutumwa bwiza, ngo ugume ugifite ibya kera, hagomba kubaho gusenywa kw'ibya mbere. Ko ntabwo ubwami buturana cyangwa bubane, ntabwo ubwami buba mu bundi. Ubwami iyo buje kwima bukuraho ubwari buhari, kuko ubwo bushya burusha imbaraga ubwa mbere. Nta bwami buba mu bundi. Kuko rero nta bwami buba mu bundi, ntabwo bishoboka kuvanga ibya kera n'ibishya. Yesu ari kubereka ngo ushaka kunyumva, ushaka kumva ibyanjye, birumvikana ko ibyo asanzwe yarafashe, yarahaye agaciro, aramya, ashyira hejuru, yumva ari byo bikomeye, bigomba guciririka bikavaho bikagenda. Akavumbura ko ibyo ngenzana ari byo bishya akeneye, hanyuma akaba ateguwe muri we rwose kwakira ibyanjye gusa, atavangamo ibindi. Ikibazo cyari ukuvanga ibya kera n'ibishya, imifuka ishaje na vino nshya. Kristo Yesu ntavangwa. Ikibazo kibangwa iyo avanzwe nta na kimwe cyumvikana. Ibintu bye ntacyo byumvaho. Navuze ngo nicyo gituma bisoza ko babivanze bivayo, bisoza umuntu avuga uburyo umutwaro w'uremereye, agahakanya Kristo wavuga ngo umutwaro we ni uremereye.
we yumva umutwaro umuremereye, yumva nyine biremereye kuko yishyiriyeho ibye bimuvuna. Ntabwo ari Kristo uri kukuvuna. Ntumushyire mu mubare w'abahemutse, w'abakuvunnye, w'abakuruhije. Oya, ntabwo ari muri uwo mubare. Nitwumva Yesu muri perspective dukwiye kumwumvamo, tuzavumbura ko ibyo twumvishe mbere bitari byo. Biratuhindura, bidukoraho cyane. Yesu Kristo niwe byose. Ntabwo afite bimwe ku buryo ugira ibindi usigaranamo kumwongereraho. Ntacyo umwongereraho. Niwe gukiranuka ku byo adakeneye ibindi byawe bishyuzana. Niwe mbaraga ku byo adakeneye ibindi byawe bishyuzana. Niwe vino nshya mu yandi magambo. Iyo wakiriye vino nshya mu mufuka ushaje, byonyine uwo mufuka wanduza iyo vino, ni ikibazo gikomeye. Ukagira ngo hari ikibazo cya vino, kumbe hari ikibazo cy'umufuka. Umufuka ushaje uvangira ibintu byiza byasukwamo. Nushaka ufata urundi rugero. Niba hari produit nshya, ikintu gishya ukoze, ukabura icupa rishya, ukabura ikintu gishya ubishyiramo kugira ngo icyo kintu gishya kizire mu icupa rishya, cyangwa se kibe gipfunyitse muri ambaraje kadonshya, mbese ubona ko bijyanye. Ugafata ikinyobwa wenda gishya ukagisuka mu icupa ryashaje ryangiritse, twese tureba ko ririmo wenda umwanda. Icyo kintu nicyo kibazo, nicyo ari kuvuga hano. Ntushobora gufata ibyo bintu ngo bihuze. Ninde wabigura? Ninde wabinywa? In fact, ubinyoye waba ufite ikibazo gikomeye cyane. Yesu aravuga ngo ibi ni byo mukora, kubera ko muvanga ibishya n'ibya kera, ibishaje bikwiye gukurwaho ngo bigende. Aha ndavuze ngo yashimangiraga cyane inyigisho ze, ubuzima bwe, ibyo yarazanye, ko rwose bidakwiye gufatanywa n'ibyo bari basanzwe bazi bafite. Ubwo ibi rero byavugaga byose, bavuga ngo urusengero rwa mbere ruzakurwaho, iby'ubutambyi n'ubutambo bizakurwaho, ibyo bintu byose byagomba gukurwaho. Ari kubateguza bigisha, avuga ntabwo ibi systeme nahasanze, iyi systeme nasanze ikora yose igomba kuvaho. Bakundwa, ntugire ngo biyumvishaga ko ibyo bintu bishoboka. Igihe avuga ngo urusengero ruzasenywa ku buryo ntabwo rizasigara rigeretse ku rundi, hari inyubako mwiyubake, hari inyubako mufite murata, baje bavuga ngo iyi nyubako urabona ubwiza bwayo. Aravuga wapi, nta bwiza ifite. Ntimuzi iyo ngiye kubaka ubwiza ifite. Nicyo gituma iya mbere ugomba gusenyuka, nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, kuko urusengero mugiye guhishurwa n'urusengero ruruta urwo ngurwo mwebwe murata rw'inyubako ya Salomo yubatse, rwaje kuvugururwa na Herode. Yesu ari kuvuga ngo imifuka mishya na vino nshya. Habaho dualism, ibitekerezo bibiri, kuvanga. Icyo ni ikibazo gikomeye kizatuma byose bisandara. Niki kibuza abantu kenshi gusobanukirwa no kumva neza? No kuvanga ibya kera n'ibishya. Dukwiye kureka let it go. Bireke. Kenyo wakwiha amahirwe yo gushaka kumenya Kristo kandi wenyine, uzavumbura ko ibyo wari ufite mbere unashyigikiye ari ibikwica kurusha ibikubaka. Shalom.